Mbere y'uko dutangira iyi nkuru, niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umumama, ndagira ngo unize amasegonda make urebe iyi video irindi irangira, hari icyo uri buze gukuramo. Nyabuna, iri ni ijoro ry'igihe gitonya. Itangira no ku ishuri bakwereka rero umukobwa ari mu cyumba arimo aritegura kujya ku ishuri. Kumbi we mu kwitegura arimo arikabira hano rwose mu kabebero kamwe k'abana, arimo rwose arafata amabere yiwe akikama, agafata bebero hano agahita yipfundikira. Barakwereka mama azahamagara umwana bamwise nde? Uriya mukobwa wari urimo urikama rwose, ese bamwise nde? Kumbi mukurikira akantu kandi umwana yikanga nyina, agafata ya bebero agahita afungura akabati, agahita yirambika hano irimo n'amashereka akurikira agafilimi. Nyabuna kurikira unarebe hano rwose, umukobwa hano araza agahita afunga akabati kiwe ngo hatajya rwose nza kujya gute kumushona ko yabyaye. Kumbi umukobwa arabyara akabisha ababyeyi biwe, kubera ko ababyeyi be baramubwiye ko naramuka atwaye inda y'ikinyendaro bazamwicisha bundi agahita apfa. Hano barakwereka mama we ahita afungura, gusa umukobwa aba arimo arahisha inda, kubera ko inda ababyeyi vuba inda itaragabanuka cyangwa se itarahoka, ibikiri rwose ikiri nini cyane, aba rero arimo arayihisha. Barakwereka disi umubyeyi azamuka kujya kureba umukobwa wiwe, ese niki kiri gutuma atajya ku ishuri? Ese ari kwibaza ngo ni iki kiri kubitera gituma atajya ku ishuri? Hano umukobwa arakomeza akifungafunga ngo arebe ko yahisha inda, agahita afata ishati ajyana ku ishuri agahita yirenzaho ukagira ngo ni umunyeshuri. Sasa kurikira unarebe hano rwose, urabona ko wagira ngo ni umunyeshuri rwose, kandi afite uruhinja disi arera. Umubyeyi mu gufungura umukobwa ahita yibasira ku gitanda. Umubyeyi rwose aba amaze gukeka umukobwa, asanga umukobwa ari kuribwa mu nda, akamubaza ati habaye iki? Ati kuki utari kujya kwiga? Umukobwa asubiza mama ati ndi kumva rwose mu nda hari kundya, uno munsi njye ntabwo ndi bujye kwiga. Gusa umubyeyi we abishidikanyaho ko umukobwa yafunze akabati aryamye. Ubu byagenze gute? Akamubaza ko kano kabati se wagafungiye iki? Ati mama ati rwose nyine, ati jyewe numvaga ameze nabi, numvaga ntameze neza, mpitamo rero kuba ngafunze ngo hatajyana n'undi wakinjiramo ngo abashe kuba yakangiza. Umubyeyi avuga gufata ka kandi kagafungure ngo arebe ngo harimo iki. Umukobwa akatajya kumubuza, akahita yiruka amubwira ati rwose mama ati byihorere nta kintu kirimo rwose. Hano umubyeyi aramubwira ati mwana wanjye uri kumisha iki? Muri kwa kujya kubwira disi umubyeyi wagiye gufata urugi, hano rwose umwana ahita arira mu gikapu. Kurikira akantu kandi disi uruhinja rutonya ruhita rurira mu gikapu cyane. Umubyeyi agahita atungurwa ati mama nyine ndakwinginze sora umbabarire, nabigusha igihe kirekire. Mana yanjye ino nkuru rwose irababaje iteye n'agahinda. Umunyeshuri w'umukobwa baba baramuteye inda, gusa akabesha ababyeyi biwe, kubera ko ababyeyi be rwose baramubwiye ngo natwara inda bitewe n'imico babonaga bazamwica muto muri tuwareti. Disi umubyeyi yanga kubyumva bikamutungura, ahita asa hano yihuta akaza rwose agahita agwa muri koma. Ati ndagendesheje, ati nyagasani, ati uriya mukobwa niyo naza kumubyara. Hano araza akaza no kumutesitinga, ati rwose barebe ukuntu ameze. Hano barakwereka umukobwa azana agapimo rwose, kagapimo abadamu bagenda bakanyaramo gashyamo igitonyanga gapima inda. Kurikira unarebe ngo barebe ko bosi ataba yarasamye indi nda ya kabiri n'umwana wa mbere ataramwitaho. Mukurikira akantu ku kandi. Hano araza ati mama ati ntabishoje, ati reba rwose. Umubyeyi hano araza akareba kagapimo rwose gapima inda, agahereza mama wiwe ati none se mwana ibi ni biki ndi kureba? Ati mama ati nyine ntabirenze, ati gusa sorry umbabarire nanjye sinjye rwose. Hano umubyeyi ahita ahaguruka ati ariko mwana wanjye uranze urananiye neza burundu, nuranze neza noneho unasamye n'indi nda ya kabiri, ese ubu uzabyitwaramo gute? Uraruzi dore uratwite, ubizagenda bite? Ntabwo uri kunyumva ko utansubiza? Ati mama ati sorry basi umbabarire. Ati fatwa n'ibi bintu byawe, ati fatwa rwose
njyewe ubu ntacyo tukivugana, nta nubwo ukiri n'umwana wanjye. Umubyeyi ararakara agahita ajya muri mashini, barakwereka hano aza rwose arira rwose. Iriya ni inkuru bakwerekaga uno mubyeyi arimo aratekereza uburyo ki umukobwa we yasamye inda akarinda yibyara, umubyeyi wiwe atarabimenye habe na gatonya, yarabimuhishe. Hano rwose umubyeyi biramucanga ati ariko si umumana yanjye nakora iki, ntabasha kuba nakora iki koko, nanjye ubwanjye ibibazo noneho birandenze. Hano araza akamubwira ati wa mukobwa we, sinari nzi ko wamukiye bigeze ahangaha. Ati mama rwose ndakwinginze ihanga, nanjye si njyewe, erega nyumva nanjye rwose baranshutse ntabwo ari njyewe. Hano rwose umukobwa aza agafata igikapu akajya ku ishuri, umubyeyi abyuka amutonganya ati rwose ntabwo nshaka ko wirirwa hano, byuka ujye ku ishuri umvire mu rugo kuko sinshaka kukubona mu maso yanjye. Hano umubyeyi asigarana agahinda n'amarira menshi cyane mu maso, ubona ko ari kuzengazenga, akavuga ati mani ibintu nifuje bimbayeho, ntabwo nifuje ko umukobwa wanjye yabyarira mu rugo, nifuzaga ko namushyingira. Buri kintu cyose umubyeyi aba yifuza disi aba yumva ko cyagerwaho, kandi ntabwo cyagerwaho ijana. Hano barakwereka umukobwa aza ku ishuri, aza rwose ku ishuri nabwo ku gitutu cy'ababyeyi, mubwiye ngo ntabwo bashaka ko bamubona hariya, akaza rwose hano mukurikira akantu ku kandi. Ariko uza hari umuntu agenda yiga ameze nk'umuntu ari guhendahengeza. Hano hari umusore umuturuka inyuma disi, umusore rwose ubona ko ari umufundi amuturuka inyuma akaza akamukoraho. Mu kumukoraho umukobwa ahita yikanga ati shati bya bintu byakomeye, ati ibintu wakoze byavuyemo ikintu gikomeye. Bishoboke ko bano bakundanaga ababyeyi babo bakabyanga, bakaza guhitamo umusore ko atenda uriya mukobwa kugira ngo babashe kuza kuba babyemera. Hano wa mubyeyi aba yakurikiye umunyeshuri pombo wiwe, agasanga umunyeshuri wiwe ahagararanye n'umusore. Umunyeshuri kandi akubwira umusore ati nyine waneye inda. Umusore ahita afata ibiganza bya mukobwa agahita abisoma. Wibuka ko nyirabukwe ari kumureba inyuma disi, wibuka ko wa mugore nyina w'uno munyeshuri ari kubitekereza ibyo bakora byose. Umusore amubwira ati ndagusezeranyije uzambera umugore, sinakigira nkuyagana, umwana ni uwanjye. Disi umusore aba akunda uriya munyeshuri nubwo we aba ari umufundi, ariko ababyeyi kuba ko ari abakire ntabwo wabemera ko uriya musore yabana n'uriya mukobwa. Umukobwa araza gufata umwanzuro wo kuba bamutera inda kugira ngo byakanga byakunda byo byakanga byashoboka umukobwa azi kubana n'uriya musore. Nyagasani mwe ababyeyi mwe mujye muharibirita abana banyu, kuko buriya nubimwima azabikoresha ingufu kandi bizakubaza. Hano barakwereka ise w'umukobwa aba arimo arafunga buro z'intebe. Hano nyina azamusatira ahantu ari gusa akaza atishimye, ubona rwose ko amaso arimo agahinda, amaso atanezerewe ubuye kuyabona nawe. Ibi bintu koko nibyo ababyeyi benshi bakunda kuba ari kosa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ufata kano kanya kawe gatonya ukurikire ino video irindi irangira, kandi hari ikintu ubuze gutoramo. Mbere na mbere, niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'umukobwa, nushaka uba wumva ukomeye, ariko buriya ntabwo ukomeye no mu rukundo. Byumve neza ko urukundo nta rwatumye ujya aho ngaho, nawe ari rwo ruzatuma ava aho ngaho akajya ahandi. Rero niyo mpamvu ugomba kumuha uburenganzira, ntumwime uburenganzira bwe. Buriya ko iyo ugize inshuti n'umwana wawe mukaba inshuti, arushaho kukwisanzuraho, ariko umweretse ko kuri inyamaswa kuri we, nawe arushaho gufata nk'inyamaswa akagutinya, agakora noneho n'ibintu bitari kuzakorwa we akabikora kandi akabishobora ntacyo atageraho. Disi mukurikire umuntu arebe. Umubyeyi hano araza kubiganiza rwose se wa mukobwa, akamubwira tuzi ibyo nabonye kuri wa mukobwa, ati nanjye byananiye no kubikubwira, ndi kumva nabishobora, ndi kumva numiwe, sinari nzi ko umuryango wacu wagira igikorwa nka kiriya cy'umwana. Umubyeyi disi w'umugabo hano papa wa mwana aramubwira ati madamu tuzi umbwire, naguteze amatwi, urabizi karwengera umbwira akantu kandi nyumva neza, naguteze amatwi. Ati rwose habaye iki ko mbona utishimye, wagerageje basi ukishima. Disi umva umusaza hano aba azi kuvuga neza, disi we kwicishiza make arabishoboye. Ni umusaza ubona rwose ko yubaha umugore wiwe, yubaha n'abana biwe, yubaha n'urugo rwe rwose, ubona ko arukorera kugira ngo rutere imbere. Abasaza nk'abo baracyariho.
hano nta kindi kibazo sasa kuri ikintu narebe. Hano umumama aratangiye kumubarira inkuru akamubwira ati ibyo nabonye, wa mukobwa wawe aratwita afite n'uruhinja mu kabati. Ati rwose kubikubwira byari byananiye, ati ariko nanjye ubu ngubu mbikubwiye numva nameze neza. Ati none se madamu ko mbona wababaye byagenze, umwana se yapfuye yabuze icyo kurya se basi? We humura umwana azabaho, ongera useke rwose. Ati shime ndagusezeranya ko ntashobora kwitaho n'uriya mwana nkamwitaho ku bushobozi buke mfite. Ati ariko we ntabwo uri kubyumva. Ni gute umukobwa nk'uriya noneho atatangira kumutekereza sasa ukuntu byagenze kugira ngo aze kumenya ko umukobwa we yabyaye. Atangira kubibwira uriya musaza. Araza hano agafata ingufuri yari yafungishije. Umukurikira akantu kandi wa mukobwa yagiye ku ishuri, umenye ko yigiriye ku ishuri. Umubyeyi hano araza agafata ingufuri aho wa mwana wa mukobwa akunda kumubika yamuhaye n'amashereka yamukamije kugira ngo naza kwicwa n'inzara afate ya mashereka. Ibi bintu byose biba byabaye biba byatewe n'ababyeyi, nuko buriya ababyeyi mujya mwirengagiza rimwe na rimwe mukumva ko atari ibyanyu, ariko murebye namwe ahanini nimwe uruhare ruba rurimo. Ese niba umwana umufashe ukamufungirana ahantu atazamenya ibintu na kimwe, ukeka ko naramuka agiye gatonya hatazaba ibintu birenze? Gerageza niba nawe ufite urugo, umwana wawe muha liberite kandi umuganize buri kantu kamwe kandi umugire inshuti yawe nyine, aho kugira ngo umugire inyamaswa kuri we. Mugire inshuti, mube nyine muri inshuti tu. Hano disi umubyeyi araza agasanga urufunguzo harafunze, ariko umukobwa mu gufunga urufunguzo aruta hano ku gitanda ahantu yururira. Umukobwa araza akaruta hano muri kwa kuruta hano disi, wa mama wiwe ahita aza akarutora aho yarutaye akajya gufungura ka kabati ngo arebe se ngo niki kiba kishemo muri kano kabati. Tubize ko ari inkuru ari kuganira wa musaza ukuntu byatangiye n'ukuntu byagenze kugira ngo aze gufata wa mwana ko yabyariye iwabo, agayisha rwose umwana. Araza hano agafata ingufuri aba yafungishije akayifungura gake gake, akayifungura nyine yitonze ngo arebe ngo niki baba bashyizemo. Kurikira akantu kandi hano arayifungura, mu kumara kuyifungura ahita asobokana iminyururu aba yasobokanyije akayisobokora. Yamara kuyisobokora hano akabati gahita gafunguka. Mukurikira agafilimi rero sasa, akabati kamaze gufunguka umubyeyi wacu ahita atangara, ukabona ahise yumirwa. Ese ni iki tutumye rwose atangara bigeze kano kageni? Aratangara ku rwego ruki ahita acika n'intege disi. Mu kabati haba harimo umwana mutonya, mu kabati se umukobwa basizemo uruhinja. Hano umubyeyi biramutangaza akarira rwose, amarira ateye ubwoba. Ako kanya umunyeshuri atava ku ishuri akaza ajya ahandi akabati kari yihisha rwose, ahisha rwose ibyo aba yatsinzemo hariya. Kumbi ya mashereka aba arimo n'uruhinja rukaba ruri mu kabati. Kurikira akantu kandi umubyeyi biramutangaza ati mwana wanjye byagenze bite? Kuki wanze kumbwira? Hano umwana disi ati mama nari nzi ko nimbikubwira uzambwira nabi, nari nzi ko nindamuka nkubwiye akantu kamwe kandi utazabyemera, gusa none nanjye nahisemo kubyihorera. Ndavuga ati nakura wenda nzamubwira ko namutoraguye uze kubyumva. Ati ariko mwana wanjye, ati kuki koko ubu mfata nk'inyamaswa? Ati mama ndakwinginze ntibikubabaze, ntibigutere na stress, nanjye nzagenda humura, nzakuvira mu rugo. Mbona nkubereye ikibazo ariko nzakuvira mu rugo. Muri kwa kundi ari kuganira disi, wa musaza we ahita ahagera agasanga disi barimo baraganira, gusa n'uruhinja rurimo rubarira cyane rumeze nyine nk'aho rushaka amabere. Kumbi wa musaza ahita yinja hano nawe mu kumva urusaku rw'umwana we kurira no kumva abantu bari kuvuga, we nta kindi gihita kiba, ahita aza mu kabati agasanga rwa ruhinja ruri kuririra disi, nawe agahita yumirwa. Ati nyagasani Yesu, ibi ni ibiki ndi kubona imbere yanjye? Gusa wewe kubera ko abagabo buriya twiremamo ikintu cyo kwikomeza, hano rwose ahita asekamo ukuntu. Ati mwana wanjye,
ati kuki utatumenyesheje koko, ati byibura iyo uza kutubwira kuko ari kukugira inama, kandi inama zo kugira yari iya kigabo ntabwo yari iya kibwa. Umubyeyi hano w'umugabo araza agahita yifatira akana akaba agateruye rwose mu maboko yiwe. Mukurikira akantu kandi umunyeshuri hano we ari gusaba imbabazi ababyeyi, abwira mama ati mama ndakwinginze humura ibintu byose bizarangira, wibabara ndagusabye, nyumva kandi umenye ko rwose mari ku bwawe, ndabizi ntabwo nzagutesha agaciro, ntabwo abantu bazamenya ko basi ufite wabyaye ikinyendaro, cyangwa se ngo bamenye ko ntabwo abantu bazigira babimenya habe na gatoya. Hano rwose umukobwa yaza akifatira akana kiwe, barakwereka wa mugabo wamuteye inda, wa mufundi atunguka hano, araza gake gake. Hano rwose umusaza nawe aba ari guhumuriza umugore we ati madamu tuza, ibi bintu byose bizarangira. Umusore hano ahita yikuramo ubwoba, agahita akuramo kasike, agahita aza rwose ati uwo ni wa mwana wanjye, ati yego rwose, kumbi ni kwa kwiramamo icyizere. Abatinya bano babyeyi kuko baba baramuhabuye, baramubwiye ngo ntabwo wamushyingira n'umukobwa wabo, disi bikarangira ko umukobwa yakundaga umusore, birangira rwose umusore amuteye inda. Hano rwose umusaza agasaba imbabazi ati rwose umwana wanjye kuki ari guhondabira hano, wamuzanye tukajya kubana, nyumva neza muzane rwose ndamurera, mfite ubushobozi. Hano rwose umugabo hano ise wa mukobwa aramubwira ati wa mugabo we uri intwari pe. Hano rwose wa mama asirwa nawe yemeye akana, kubera ko akana kaba kabonye nyirako, abonye rwose se kandi umukunda unamwitaho by'ukuri. Hano rwose ahita amuterura ati kana kanjye, ati rero wa musore we, bitewe n'ukuntu ubaye itsinzi ry'urukundo, bitewe n'ukuntu urukundo urutsindiye, uno mwana uzamwiteho, uno mwana uzamufate neza, tuzakomeza kugufasha natwe. Hano rwose umukobwa ati mama urakoze, ati kunshimira umwana, ati rwose sinabona uko umubwira wa musore we, nagejeje urukundo rwanyu kubica, gusa sinari kubishobora, none bangamiye umukobwa wanjye bishirwa umuteye inda, none se ubu nabigenza gute? Hano umukobwa we disi aba yababaye, avuga ati rwose nubwo ngiye kugenda ariko size umubyeyi wanjye atishimye, size mbabaza umubyeyi wanjye, n'Imana nizambabarira izakubabarira kuko nawe si we. Hano barakwereka wa mugabo azana akagari ko gutwaramo uriya mwana kuko umugabo aba yamaze kuboneka. Hano rwose umubyeyi w'umupapa ahita aterura ka kana akakazana rwose ngo agashyire mu kagare bagatware. Hano barakwereka umukobwa we ahita aza hano gufata umugisha wa nyina, agahita aza hano agahobera mama wiwe, bagahuza imisaya. Abandi baba bari kujya gute, baba bari gutwara umwana cyangwa se umwana no kumushyira mu kagare bubashe kuba bamutwara. Agafilimi kacu rero nuko kagenze, nagase nawe niba ukunda kureba tuno dufilimi, ihangane ukore subscribe kuri iyo buto, umera like kandi unansharinge, duhurire mu dutaha. Mana yanjye iyi nkuru irabaje ariko irimo isomo, mbaza ngo ti isomo ni irihe? Isomo rya mbere nuko mwe ababyeyi mwe namwe abakobwa mwe mugerageze kwitwaza cyangwa mugeze kubishuti n'ababyeyi banyu, kandi wa mubyeyi we wigaragara nk'inyamaswa ku mwana wawe, gerageze mu mwumvikane, wikita ngo ibyo akubwira, gerageze nawe umwumve, wishaka uwo yakumva uwo utamwumva, nimwumvikane ibintu bizacamo neza kwa tanu. Nge ndabakunda, Imana ibandebera icyoroshye. Cawu Imana ibandebera icyoroshye.